Nana umeze ute? Iriwe. Aho wageze byaciyemo? Yego byaciyemo. Nigeze bita ko mbona mugerekanyije amaguru. Susi ya mitsi yanjye se harimo nkandi imitsi. Agerageza kumpandira. Imitsi. Ufite ibibaraga. Ko numva ko ari yo kwanyuje. Bakize. Oya aho numva bigenda byo. Sushonje. Wajya ugafata ibyo kurya. Hari ibyo nshaka. None se base wakwicaye. Nana umeze ute? Nana umeze neza? Sibite. Nana wakwicaye hariya. Ntuhagarare hejuru. Tutadusuhuje se. Nubwo hari harangaye kandi none bacu mbanyinjira nta handi. Aho usanga ari gucinjira udakomanze. Sinjira gacu se. Ariko ushobora no kugera hanze ukaba wanavuga. Kandi ikindi ushobora gukanga abantu bagira ngo ni umujura winjiye. Hano kuntu uzi ukubita rido. Ahubwo ngiye kwera navuye muri gereza ngira ubwoba. Cyo cyose se niyo mpamvu mwacamatanyije amaguru. Ese ko no mu diaspora abona bo mu Rwanda ra Presera mwishe. Akushoboye nawe umukomenga ngukumira. Uzono gigakomeretsana. None se umuntu arihamba kishingura yireba we. Akoze ku rukundo rubabaza. Ego rukundo. Mwihorere nzahari nzamusubiza. Gigise uko murabona yakunda. Ariko narimwe shaho toni Imana ikamfasha igafata umutima wa Gigi ikawuhereza umutibe akagenda akamukunda. Gigi ugakugenda ugakunda umuhungu gasara. Ibintu iki kiganiro twakigira ngiye natwe nawe. Umuhungu watuma nsara no wabanye bakinzu cyangwa se agira imfasha muri department nawo ntunze. Ibyo birakureba. Tatine. Uguka mu gutunga wase. Ese ntago kimushakara. Njyewe se rigana na murya nkakoramo nkigendera. Babona namushege ko namushege. Niba ari ukumurya gusa n'ibyo. Ko ibintu mbwira nago waba ukimushaka. Ndebera ariko bobo n'uyu mwana we n'uyu mubyeyi umuntu wari ufite urugo. Petifu. Yahinze. Uvuga cyane turi kwa muganga. Umwana wacu. Iyi nkuru bigazayivuga umwaka wose. Amureke gucya bwitwesho. Warangumyongera nkaranga. Gucya bwitwejo yewe. Ko mucake ngumva ngucake mu komisiyo gufase. Ako skaranya nari ngiye gusara. Ako sha umva urukundo. Ako sha bobo n'imbwa. Imbwa ibara rise. Ngiye gusara. Nakambi bamwe kumutuka gutyo niba. Oya ikintu okay bobo ari mu cyiciro cye n'abantu banganya ubushobozi n'ubwenge. Sibyo? Mbese ari mu cyiciro cy'ubukobwa budafite 12. Bwa segondere buno buri kuva ku ishuri. Mwana nkare rero bisobanuye icyo zigiceri cyari cyo. Ubese agiye gutunga umwana nasi. Uyu nawe ibiceri yabishyize imbere. Nta kindi kintu kimujya imbere atari igiceri. Ko Gigi yavuga amagambo 5 hatarimo igiceri. Ibyo byo byikuremo. Mwese se yaramutunze, se yaramutungishije ibishyimbo cyangwa ibyishimo. Kese umuntu ukunda ko wa mutunga bitwaye cyuma. Ese muje kwicara hano ari izo nkuru zibazanye. Ngiye narwaje zinzanye pe. Toni nukuri none se kubiki muhora amanywa tujya kurya inkuru zanjye. Ihehe erega nawe tumenya amatwi uzitubwira abanywa nijoro uri nazongera kuzibabwira none birangiye. Igicuko cyakiri mu kabisineri. Ako bacumatanya amaguru bacu. Kandi icyo munya ko bizagira ikibazo cy'umutima. Njye mwitwara neza.
Nana. niyo mpamvu nakubwiye umva aba bana bagomba kubimenya bakamenya ibyo ari byo reba nk'uburo warumvura inyamaguru ukakubise ku meza dore agatsintsindwa kamenya umunyarwanda yaratuguye ariko bagomba kubimenya oya bagomba kubimenya ubu ntagomba wikanze ugomba kuba papa mu rugo bigomba guterwaho kashe nta mwana wo kwikanga basore baradukanga bakanaduhabura ugomba kuba umugabo oya ntabwo bishoboka nkotsa ariko kubera iki bidashoboka ugiye kumbwira ibya moto ngo moto ibanze iboneke moto kuki ari uha agaciro cyane kurusha ibindi byose nana kandi nana nyine urumva nkotsa njyewe ibi ngibi nibyo nanga kuba nyine umwana yaza akayabona turi kumwe nkikanga ni uko mba nzi ko ndi bloke mu mufuka nta kintu mfite harimo akantu buriya muntu ufite amafaranga ku ikofi ntajya yikanga kandi kubona amafaranga ni ukubona moto nkayitwara umuntu udafite amafaranga yabura kwikanga ahubwo umutima ugiye kuzamvamo ndakumenyesha ko nzakora buri kimwe moto nzayibona kandi bidatinze byihutisha dore umutima wanjye ugiye kuzavamo ndayibura ariko tuza wagira ngo wari urimo wiba siko nubabuza aho ego nyagasani sebi ufite iki kibazo reka mpita muhamagara akanya mubwiza ukuri oya reka mubwiza ukuri kurya utazongera kwikanga buri ntasubira n'ukuntu wabaye ahubwo habuze gato ngo wayure siko nabonaga wayure kugira ngo uri Valence ntabwo nzongera kubabwira mu birangirira hano hatuje ari president abo oya nari namusore my friend Kazi kigina kurumwana mwiza. Reka nivuge ibyo nshaka kubabwira tuve ku nkuru za ni se katarimo Bob. Nta urimo nukuri. Bundi hano muramutsi. Wagabanyije amagambo Gigi. Okay, ngewe nshaka kubibwirira ko mukanya ndajya mu cyaro. Ndajya kureba mama kandi birashoboka ko ushaka kuvayo nkahita nzamufata ibikapu nkataha. Ibyo wenda Gigi nene narabimuteguje ko ushaka kuzabaho. Ahubwo nashaka kumushimira uburyo yambaye hafi, uburyo yambereye nka sister wanjye, uburyo atigeze anyenyuba, yamfashe neza birenga kuba nyine narinje gukora akazi mo hano birangira twaye abavandimwe. Naturinda gushimira ko ageze hano kanyikira nawe ukamfata nk'umuvandimwe wawe. Rero tuzakomeza kuba inshuti, tuzatuvugana, tuzadusurana, mwansura mu rugo nabasura nta kibazo kirimo. Rero iyo umuntu agiye birababaza sibyo? Shaye umuntu niyo mwaba mumaranye ipfa. Iyo umuntu mutandukanye habamo kubabara. Mana iyo nkuru urayivuga nkumva n'urukundo. Usko nubwege ibyo bita nkubona ubungu nkabona nirashusho nabonye kiragisha bura ntabwo bw'Imana. Umuntu burera kubera ukwari. Yo this was you gacha ukakihorera. Byari kuba bibabaje. Yo eshe mama aho none se ajya ngo kabaga mu cyaro. Bavuga mu cyaro cy'icyaro gikakaye cyane. Utaruzi gaze ni nayo muntu. Yo sakana keza nkaka we mu cyaro. None shawo nzi ku blending akoresha nzi gushyira muri microonde. Ibintu byose yarakwigishije. Ariko nawe kubinyigisha. Aha yenda nko kunkubitaho. Indiragarindwa. Giga ariko ni kamera ariko nta mutima mubi buri yagiye. Yagusereza yagutisha umutwe cyane nawe kureko agira umutima mwiza bambi. Yo uburishimye urumva warakiriye kujya kuba kwa mama wawe. Ya nawe se kari mu rugo ntaho nabihongera. Cyokoze Imana ishimwe nanone ko
umva shaye umwana yarababaye ariko yigendeye yajyaga ambwira inkuru zawe nkavuga si uyu mwana azayemerara ariko nishimwe rikomeye burya nta kitagira iherezo Imana ishimwe ntakwiheba nawe wabona uzasubira mu rugo rwawe Ivi ugiye? Ngiye kureba Alex. Ngiye kureba Alex. Umva rero. Niba ugiye kureba Alex, umumbarize umubwire ngo ya gahunda namuhaye ayigeze. Mubwire ngo arega umuntu ngo ari gusaza, ari gukura, ejo n'ejo bundi bamusarura yareze. Ese uri seriye? None uzi ngo nari ndi mu mikino nari ndi gukina jewe. Uzi ngo nari ndi gukina? Uri seriye? Cyangwa abantu ufite Alex ukagira ngo ndaga abagabo babuze. Abagabo barabuze. Akibona reba igihe cyose maze hano. Nda muntu ushobora kumbaza ngo ngira imibare yawe ngwandikire basi ngo baze ngo waramutse ute. Nda muntu wambwira ati ndagukunda. Jose ndago ndi umuntu ngabandi ndago umutima gwanjye gwaterera mu gundi muntu nanje ngo mvukundo bimeze. Kandi umubwire ngo azirikane ibintu namubwiye. None ese aza kwereka abahungu gute ngo umenye uhita. Ndaga ariko nakubwiye abo njaka naramusobanurire ndamubwira ati Regisi ndago njaka ufite inda ngiyo yawe ndago njaka umuntu mugufi ndago njaka umuntu w'umukene Ni uzaguhitiramo. azambitiramo kuko yumvisha ibintu ngeneye areba umuntu tujanye areba umuntu wujuje ibyo njaka ndaze nyina muzane nanje nimbona biri kuvamo duhuze. Mbese ramukumbuye ubundi se mbese uri kureba ukundo wakwigwana aho mama wataragaruka ngo ubibyaze umusaruro. Ntago ari ibyo ingise ngo mukumbuye nyine bajya kubireba. Usigaye ugenda usigaye usohoka ndagusaba urusha ukaza ndakuvuga ngo mvuye aha mbese warisanze. Urabizi aho mbavuye ni kwa Alex nyine ariko akenshi mbavuye no kureba mama. Akora uzi kura mu kibwisi kindu uba hano bino bavuga ngo ndi umukozi nabizira wewe. Dore kandi uratangiye na kintu nawe. Ndakindu waba? Nabiki. Ako ujya ukunda uri umutesi? Wewe uri umutesi bikabije sibyo? Mba mbona wowe ushobora no kugenda abantu bakanagushimuta umuntu ndamenye naho uherereye. Nana. No. Utekereza ibiki bituma n'umuntu hajya n'umuntu ko nyine hari umuntu kushoye iruhande. Claude. Nizere ko atari ibyanya. Ibiki? Ibiki bitari ibyanyabyo. Nizere ko ibintu nabona atari ibyanya. Nizere ko ndi no kurota ntabibonye. Ibiki se ni ibiki wabonye byagukanze? Uko ninjiye mu nzu ngasanga mama yashyize amaguru kuri bizi. Wait. Mama? Nyine aricaye yashyizeho amaguru bizi. Mbese ko nta kintu bivugaho. Ntushobora kumvuga iki? Sha reka nkubwire. Njyewe reka nkubwire ukuri. Nizere ko atari byo. Erega ntago ari byo. Already ntago ari byo. None se kuba yamushyiraho amaguru si kimwe nuko wasanga yari ari nko kumucira urwara rwamunaniye guca cyangwa ari nko kumufasha. Ndefasha gufata amaguru yiwe akayarambika kuri bizi. Erega twebwe ikintu kibi kiba nuko uhita utekereza ibindi bintu bitajyanye n'ukuri. Uzi no kuntu ninje bakikanga. Bikaze nk'ababonye ikintu kibituye hejuru. Nanjye numva ngize impungenge no gushidikanya. None kuko nibyo. Nose nyuma yo kwikanga nta kintu. None se Claude nibyo. Mama yaba akunda bizi. Ntago ari byo. Usuko bizi mama yakunda biza turiya mukecuru ngana kuriya. Birabibyo ni bamasi. Birabibyo ni bamasi. Kuko Nana tuzi sibyo. Turesha umutima wawe. Ntabwo byashoboka. Ukuntu njye nababonye hagati yabo harimo akantu. Nana. Mama uzika byaye bizi.
ariko nibyo tubyirengagiza kuba yamushyira amakuru wasanga aba indi mpamvu ibyihishe inyuma itari urukundo nk'uko tubikeka wenyine gukunda bizi ukureze ko ndumutesi nduna tabaze ndunagira inde ukubwiye ko ndumutesi ndago se ngubonaga wenda so ibyo ubona sibyo ngubwiye ngo iki ngo ndumikire uvuge ngo iki ngo bigeze ibikinye bivuge neza iby'umusheri ase kubiseka ibya boyfriend akoreka ngubwire ivi uziko ndi kubona ushaka kugenda kunderanya na sheri wawe ukamubwira ngo ndanjakira umukunzi kandi mukene ntabwo ndumva nigenda kugira ngo twikindira kwa nje ndi kwikinda se ngo bigende gute okay ngana cyo ndamubwira umubwire ngo umva n'ikindi icitondego umbwira ngo niyo yaba adafite ibyuzuye njaka namusubwiye icitondegwa ikindakwiye kureba akagenderaho umuntu ufite amafaranga umuntu utazanicisha inzara umuntu urumva uzazana ibyo tuvanga byo ndavuga ko njewe mfite gahunda n'ingenda gusezerana nzasezerana ivangamutungo kandi rero ndabona navanga umuntu ntabwo twavanga ibintu adafite agomba kuba afite umutungo nanjye mfite umutungo none se mbembwaga iki sa amafaranga kandi koko ngare ugende kandi ndutinde senete akuru gusekiza ako ivi oya ariko ndamukubwirira akuri kunyitwaraho nabi ngo zikize uri kunyitwara nabi ngo ngende mubwire ngo aguhunanutse ngo mugufi je ndago nakubwiye umuntu unanutse atazanamumbingutse imbere je nakubwiye umuntu w'ibogari ufite amatuza ariko udafite ngo nka Alex nga Alex ariko udafite indangi ya ngo mwiza nka Alex areka ubwiza ko ndaburimo kwa Alex yewe ningubona ngo mfite ubwiza singure n'ingaruka mukanya kubundi kubona saze ndiregisi ko ari mubi azamenya beza gute nawe ndakigenda ki kazanza ni umuntu usa ngingagi mbura hano mbongira basigaye basigamo urufunguzo ndibashaka kuzatuma batwiba kandi umuntu ukunda ndaramufira agatekereza n'ibintu byinshi bitari na ngombwa usanga nawe rero gutekereza ibintu byinshi bitari ngombwa twimashine ko ibyo batekereje atari nana tuzi umutima wawe ukomeze ubeho ubuzima busanzwe bwari bubayeho wimera uko nguko hejuru ya mama wawe n'umuhungu ese ubundi bwo tuvuge ko usanze ari byo bashobora kuba harimo akantu hagati yabo ubundi wakora iki ngo ahangaha hose watwi umva ntabwo ngiyewe nakemera ikintu na kimwe cyatuma mbura bizi igishoboka icyo ari cyo cyose nagikora nitaye ku kintu icyo ari cyo cyose na kimwe nagikora umva ari kumuvuga wumva umeze neza umva nyine ndi gukonje weba ubuzima bwawe twizere ko atari byo uretse ko atari nabyo gusa biramutse binari nabyo buretse kuba ari byo ntibyaba kubera yuko ibintu byabera hano muri ino nzu ariko nana hejuru ya byose ujye wibuka ko uwo yaba ari mama wawe na leta yahurura ntabwo nifuza ikintu na kimwe inkuru n'imwe yatuma bizimubura akoze gusetsa nta n'ikintu na kimwe cyatuma mubura numva gihari kandi koko ntabwo nana urimo amagara mugize nte kandi hari bizoye nshyize amaguru cyangwa hari usanze nafashe ukuboko oya nyine ngerageze utekereze ibintu byose biza atarimo mbabarira okay nizere ko nta kintu na kimwe cyadutandukanya nta namubura ibyo bintu mbyizere cyangwa simbyizere ako reka byizere kambyizere nta n'impamvu itatuma mbyizera Nyine nashaka kumenya ikintu kikuzanye hano ikintu kikuzanye muri uru rugo niyo marira yose wasize undijije ni iki kikuzanye hano bobo bashaka kumbana si umuntu yifuza kubona umuntu yasize ababajira yasize umubabaje na
ngambwira nguteze yombi nje gusenga wese cyayenda nahubutse mubwira nabi rero nabitekerejeho nyine nsanga nabi ari nkoze gukora iki rero nje gusenga wese imbabazi z'iki mbabarira kubwira nabi dukomeze kuba tumeze ubu witekereje rero bateka nsubirana na Tony erega bobo n'ubundi ntabwo byari gukunda ko njye nawe turekana ntabwo watuma nkora divorce ngo utume mva mu rugo rwanjye ruriya rugo urabizi ko rurimo amafaranga urabizi ko rurimo amahoro menshi ngo nifate nduvemo gutyo ugende gutyo gusa n'umukobwa wundi wese mwari gukundana nari kubyica yese Tony ngira imikino gusa ikintu wakoze kikambuza kikanandenga utinyuka ukavuga ngo byari bigushimishe kuba tukapfusha umwana ariko bobo ntabwo navuze ko byanshimishije bobo niyo waba udakunda umuntu kajana uzi ko udashobora kumwishima hejuru kuri njye ntabwo ndi kunshinyagurira ntabwo njye ndi mu kiriro cyo gupfusha umwana uri mu kiriro cyo gupfusha umwana se urabona wowe bikubwiye iki ndababaye ko waje uvuga ati ntacyo bimwe ngo byari amahire ubona ari kuba mpuza hanyuma se uje kunsaba imbabazi ngo dusubirane byari umujinya wenda ndabyemeye ngo dusubirane mbabarira umbwire ntabwo ugifite ubwoba bwo kuvuga ngo grand frère nabimenye wabitekerejeho nibona gusa umujinya utuma umuntu avuga ibintu byose ashaka ni iki se cyakongeye se ninjye wari wakubabaje ninjye waguteye umujinya ku buryo wifata ukambwira kuri mu twanjye barimo ibintu by'inshinga nanjye benzi nta mujyanama ngira ibintu byose nibyo byitekerereza ibinjemo nyine nkabifatira umwanzuro nta muntu ngira ngisha inama Renzo bite igisi yewe biriwe neza yewe komera makuru y'iminsi se uri meza se ko waguze urumva nsigaye mfite akagari gatwara imizigo ubu nsigaye bari kwirukanka ubu ngubu ngiye kurya kugira ngo nsubire ku muhanda neza nsize ngakaritse yari kuva amase urebye amafaranga yo kurya araboneka udashaka wowe udashaje agusirika manze ngubaze ngewe urambwira gushaka wewe warashatse uzi ko wumva umuntu wagira nawe ugira ubushobozi bwo kugura igare mwana urumva utameze neza ari gisaba urumva nigeze ngayo winshize ngewe nkurusha gukora ndusha gukora se nagura igare mva mbanze nkubwire ntukambwira ibintu nawe ubwawe utabasha kwikorera ngo mbikore ngewe wese uwo mugore uramwanzira ngenda mufite rega nuzi ko se mfite shit uzi ko mfite shit ntabyo nigeze menya reka iyo nza kubimenya ntabwo mbari kubikubwira nanjye sawa nyine igira indyarya nta buryarya burimo nese ugira shiro hasi uhagira shiri ngewe n'amafaranga mbona yo kwigare ntabwo ndaba njye bundi dore ikintu cyane ngomba kubanza gukora ngomba kubanza nkubaka inzu nkagura na moto nkava ku igare nkajya kuri moto nkabona gushaka uwo mugore wasanga gwa pasi pasi akurangira nyine umuntu umuranga ko mfite umukobwa mwiza kabisa unafite n'akazi uzi mu rugo handi kwa boss nkora ariko mana yanjye regisi wasuzugura ngewe Renzo urarebye umukozi wo mu rugo wo mu bakire umukozi wo mu rugo rw'abakire aba ari nka secretary wo mu rugo rw'abakire bajijiwe ahembwa ngahe ahembwa 50,000 ntagiye kwezi gushira utayakoreye se wowe yewe ukwezi warenze ijana ngewe nyine iryo shana ryanyira none si ijana uri umugabo umugore narinjiza 50 kandi aho nayo hembwa tudasema yagavura ndaho kagavura uri ujya guhara ukora ibiki ahubwo se ahubwo ushobora kuzakurusha n'umushahara igisidere cyo mpana ni umuntu ahembwa 50 kamaze nkwereke sibyo ngiye kukubarira yego ukorera ngahe ngewe nkorera 100,000 biri ku ruhande ntabwo warenze amafaranga 3,000 umunsi byumvikane oya igare ryanjye 3,000 ayo mafaranga nikorera imizigo ngo nayakora n'umwana niga sawa niwe winjiza amafaranga yo kwezi amafaranga ninjiza ku kwezi ni 100,000 nariye nanamwe kwambara bitari ayo nayo bika nyine kwambara bitari izana imana imbuye bika imana
nakora iki zikumeruka kera wowe bikumbisha wowe zikumeruka kera wowe ugukorera 10,000 ku munsi ndabikorera nye wowe nge ntago ndikubara nyine bihoraho apara gutyo nyine wageze gutyo ukabona tukije 10,000 ubaze amafaranga hora nge ngiye gukora amafaranga horaho ubasha kubika ngayo ukwezi mbasha kubika 60,000 nabyo byanje mu buryo bucituka mbikoze ejo nagiye nitekerezaho nsanga kuza amakosa nyine ndi kukubaza ntabwo ugitinya grand frère wawe kazadufata cyangwa azazabimenya ni iki kikugaruye ibyo grand frère bireke we ture byanjye nawe ibyo nabikubwiye kuva kera waranze kubyumva ariko ahubwo ugahora wita kuri famille yawe hanyuma se niko tugiye gusubirana famille ntabwo izabimenya wowe tunze turebe ibyacu ururede gufata risque zose kandi nyine nagarutse nsungarutse natabitekerejeho njye nawe tumire gutya byakoze biranejeje thank you narabuze amahoro kuva cyangiye uwo munsi ugenda njye nawe turi umuntu cyane ni ukuri ntahamubeshye ko warangije gufata igice cy'ubuzima bwanjye baranosiga ndabitinya ko wansiga ndabitinya cyagiye nari nihebye niriwe meze nk'umuntu naratakaje n'ibiro ndaje don't change kandi naje sinje ndatabitekerejeho turi kumwe njye nawe nari nkukumbuye nyine kubona wishimye ukarumva nyine ndanezerewe cyane planning ejo twasohokera hisi ahubwo mbere yuko dusohoka hari ikintu ushaka kubwira mbwira ndakumva mutezeyo rwose nabyo ubitekerezaho urasanga nabyo ngewe kandi reka bite nkubarira mu mafaranga yose ukorera wowe yego wibuke ko uryamo yego saa sita nijoro yego ukishyuramo inzu yego amavuta korogati uwo muriro urukumva hariya tweyo dukora bafite n'iyo interineti we nta interineti agura noneho we urumva ahembwa 300 kuko nta nzu yishyura urukumva nta amazi agura nta bijya byose ayo nayo abasha 50 nibyo abasha kubika ahubwo ikiri buriho ndahita njya mu murenge ndahita njya mu murenge neza ikibazo nyine kwanza kureba nuko wenda nakugezayo bikakunanira gutereta ako sha ntabwo umuntu wese ari tinyitanga ngutse nge nakwishashana nkagerageza nkanareba nukuri yewe uwo mwana ntungezeho gusa nanakubwira ko byanananiye nzaba nagerageje ariko ntabwo byananira nuko uyu mwana ashaka shaka dore nanjye vuga njye mba ndi kwifuriza abantu bose muri quartier rega gushaka ariko nawe wakabanje ugashaka kuko nawe uri mukuru wanjye ndibitekereza Mufite ko muri ku muhanda ko muri ku muhanda mutinjira mu rugo urumva turimo turaganira sawa rero ubwo turi kumwe ariko nta hantu ntuzi muzizi nge uranze umuzi ku mugezi twagiye kuvoma si wowe wamiritse mu biziba ngewe singira ko ngenda uyu mukobwa nawe wimbeshye utaza kuranya mu mazi oya ntabwo bishakaga degisireka mubwire ntabwo bishakaga rwose ntabwo bishaka gusa utabishaka go